Nsabi yego arimo aragenda yibasira cyane umuntu bita Miki, avuga amagambo atari meza, avuga ngo umwana atwite, ngo umwana atwite ngo si uwaga, ngo buriya inda atwite ntabwo ari iyaga. Ubwo rero Miki we yabyumva bikamubabaza cyane, akaba yanafata Instagram ye akandikaho amagambo atari meza cyane. Erega byarangiye Nsabi ashobora kuza gufungwa, cyangwa Miki ashobora kuza gufungisha Nsabi. umwe muri bo ashobora gufungwa cyane rwose. none se biriya bintu uko byatangiye tukagira tuti wenda bano bantu bitewe n'uko bose bari muri sinema bashobora kuba bafitanye proje, ahubwo bakaba bagira ngo babe bavugwa mu mbuga nkoranyambaga, hanyuma proje yabo izajye hanze. Oya, nta proje ihari ya Nsabi na Miki rwose. Icyo ngicyo cyo niba ari uko kimeze byaba ari ukubeshya. Nta proje ihari ya Miki, ntayo. ahubwo nuko Nsabi ari kugenda ashaka kubangamira uyu mwana Miki atwite. Urabona ko Miki atwite inda iri mu mezi 7-8 gutyo, iri mu kwezi kumwe ngo ivuke. Inda n'imvutse kwa Miki naga. Ariko Nsabi arimo arakomeza kugenda avuga ibigambo bitari byiza kuri uyu mwana, kandi ibi bintu ntabwo aba ari byiza. none se ubundi Nsabi n'uyu Miki ni izihe proje zindi bahuriramo ku buryo wenda baba baragiranye ikibazo akaba ariho insiriri iri guturuka? Iki kintu cyumve neza, Nsabi na Miki n'abantu baziranye cyane pe, bari in touch nk'uko njyewe nawe uko turi kumwe. Bivuze ngo umwe igihe cyose ashakiye undi yamubona. Ntabwo rero nzi impamvu uyu Nsabi ari kugenda avuga ko iyi nda atari iya Miki, iyi nda Miki atwite atari iyaga. Ubu se yaba ari ikintu ashingiyeho? None se ubundi reka tubanze natwe dutekereze nk'abantu bakuru. Ibaze nk'uku niyicariye hano, umugore wanjye aturutse ruguriye, nawe ugaturuka epfo y'ingiyi. None se gareka nkubwire, uretse mbanze nkubwire, noneho mwebwe mukampuriraho icyarimwe, ubwo tutangira kumbwira uti wari uzi yuko iyi nda umugore wawe atwite atari iyawe. Ubwo waba ushatse kuvuga iki? Naba nshatse kuvuga ko mbizi neza ko atari iyawe. None se ninjye wayiguteye, ubwo ni wowe nyine. Ninjye wayimuteye nako. None se bivuze yuko uyu mwana Miki atwite ari uwa Nsabi? Hari yaba ari umumetisi. Ariko mbivuze nshingiye ku byo Nsabi yavuze, ntabwo ndetse na Miki yabivuze. Yavuze ko biriya bintu Nsabi yakoze ari ibintu bigize icyaha, bishobora no kumufungisha. Ariko Nsabi niba ari buze gusaba imbabazi, niba ari bukomeze guca hirya no hino, sinzi ukuntu biri bugende kugira ngo bahoshe aya matiku y'aba bantu ko ari babiri. Rero ukuntu inzego z'ubugenzacyaha zacu zikora, iyo wavuze ikintu cyitwa igihuha, usabwa ibimenyetso byacyo kugira ngo cye kwitwa icyaha. Uramutse usanze se Nsabi afite ibimenyetso? Nta bimenyetso afite, kuko biriya yivuga Godfather yakoze, Nsabi bagerageje kubimubaza, ariko Nsabi agakomeza yigira mu zindi nzira, yanga kubivugaho birinda iyo birangira bamuvaho. Godfather avuga ko azakomeza iyo nkuru, azakomeza kuyirwazarwaza mpaka bavuze. Rero ngewe icyo ndi kubona cyo, uyu mwana wa Miki bishoboka ko ari uwa Nsabi. Nese urabihakana ushingiye kuki? Genda bihakana nshingiye ko ntabwo uburyo mbona Miki n'uburyo mbona Aga Promota babanye, n'ubukwe nabonye bakoze, n'umurenge bakoze, ntabwo ari abantu bashobora kuba bacana inyuma. Icyo kintu cyumve neza. Kubera iki se wumva ko batacana inyuma? Ni ukubera ko mbizi nyine. Ubizi ute se uri mu mitima? Iyo witegereje rwa rukundo rwa Miki ukabona urukundo rwa Aga, ubona badakundana. None se ababikora nuko bangana? Baba bangana, cyangwa harajemo agatotsi. Ariko isaha n'isaha ubona bari kumwe, isaha n'isaha aba ari ishusho. Ubwo se bajya kubona umwanya wo gucana inyuma ryari? None se abanyarwanda bavuze ngo zirara zakabwacya zikazima, ubisinjije. Buriya rero hari kera, ubu ntabwo uzi ko uretse nawe uri kuvuga, uzi ko n'aba bapasiteri bigisha mu nsengero baza bari kumwe n'abamama pasiteri babo, barara barwana
bakaza no mu nzira baje ku rusengero batongana bacirana mu maso, bagera hafi y'urusengero bagafatana agatoki. Ibyo wari ubizi? maze se bitewe n'icyo uri gucuruza. Batonganye ariko ntibacanye inyuma. None bigezaho none ubuzi batonganye bapfiki. Bigezaho Nsaba agenda akitereka akavuga ati indamika twite ntabwo ari ya gaporomota. Uyu mwana navuka nibwo muzamenya se uwo ari we. Ibyo bintu akabivuga gutyo. Nyamara wareba urukundo Miki afite cyangwa akunda Aga, avuga ati ibi bintu ntibishoboka. Rimwe na rimwe ukaba wavuga uti Nsabi urimo uragenda ubangama cyane kuri uyu muryango. Yego. Ngewe icyo nkubwiye cyo buriya ujye ukenga iryavuzwe. Kuko ngo nta kabura imvano. Hari ibintu bivugwa ukaba wakenga, ariko hari n'ibintu bitari byo gukengwa. We kuba ubona abantu bari aho bameze neza mu biganiro baseka, ibyo bita biguha icyizere bikakwemeza neza 100% kuko umwe ataca inyuma y'undi. Yego. Aho waribeshye cyane. Ngaho zano kuri twumve cyangwa zano kuri tukubone. Reka nkubwire rero buriya niba icyo uri gucuruza ari icyizere abantu bafitiye urugo rwawe, uzakora ibishoboka byose icyo cyizere abantu bakubonamo bakomeze kukibona, ariko bidakuyeho yuko mu rugo iwawe uzaba wa wundi wowe wiyumvamo, n'umugore wawe akaba ari wa wundi. Bidakuyeho yuko nyine mwanarwana, ariko bikarenga abandi bantu bakaza kubagisha inama ngo ese mwebwe ibanga ni irihe mukoresha kugira ngo mubane neza. None se ga nitwemera ko hari imiryango imaze kubana imyaka 50 ifunze mu Rwanda. Turabyemera. Umugore n'umugabo bakabana imyaka 50. Yego. None se nuko baba bataragiranye amakimbirane cyangwa ngo babe batongana cyangwa banarwane? Ntago biba byarabuze. None se kuki bakomeza bakabana? Nyine ni harimo kwa kwihangana. Yego. Urukundo rutuma bakomeza kubana. Hari aho amakimbirane aza, ariko bagakomeza bakaryoherwa n'urukundo. Kuko buriya umuntu mwiza ntabwo ari wa muntu uhora wishimye. N'uzareba n'uzitegereza ukareba ukabona mu buzima bwawe uhora wishimye. Ntujye ubabara, ntujye urakara. Icyo gihe buzaba atari ubuzima. Ubuzima bumeze isi burangwa n'ibyishimo n'umubabaro bigenda bigahurira hamwe. Wagera mu gihe cy'ibyishimo ukishima, mu gihe cy'umubabaro naho ukishima. Mu isi rero nuko biba bimeze. Niyo mpamvu rero uyu Miki cyangwa n'uyu Aga bagomba kujya bihanganira ibi bintu biba bibavugwaho, ndetse bakagira n'ikintu bibungura. Kuko iyo baje hano kuri kamera, nk'urugero ngewe mbona Sabe ariwe muntu ushuka abantu benshi. Sabe buriya ni umushukanyi, ujye mwitondera. Buriya Sabe ufata Miki akamuzana kuri kamera, inda n'imvutsi igize amezi 8 irabura kumwe ngo ivuke, akazana Miki atwite inda ingana gutya, akazana Aga, umugore n'umugabo akabatereka kuri kamera ngo baze gusubiza Nsabi. Yego. Ubu uyu ni umuco nyarwanda. None se bani byaka ari ugucuruza umunwa bajya guhinga se? Bafite butike se ngo bajye gucuruza? Reka nkubwire ga, niba ikintu ukorera mugenzi wawe nawe utakikorera, ujye umenya kuri imbyari. Oya nanone. Ni ukuvuga ngo ubu Sabe uwafata umudamu we atwite akamuterekana na Sabe, niyo bakwicara ku isimbi kuri televiziyo yabo, byakunda? Sabe se urateganya ko azarongora? Ngo wenda ibyo tubipanga, ariko tuvuga ngo Sabe kandi afite umugore. Afite umugore? Kuko siko nawe nta makuru ugira. Ubu Sabe yazana umugore we atwite bakicarana ku isimbi. Nabonye kitaje mu bukwe bwa Irene, ngira ngo nishyira yuko agitanze kurongora. Ariko gadi ni nkubwira nti mu bantu batararongora harimo King James, Ruki Kimomo, Philipita, Papa Sava, abo ba Rugaju, n'abantu benshi cyane. Sabe none se si iyo navugamo Sabe nuko mba ntamuzi. None se ajyaga gusimbuka umugunguzi afite umugore cyangwa yamushatse? Ahubwo yarenze ko wabyibagiwe. None se naho bigeze? Nari nzi ko agiye kuvumba ibyo adafite. Ubwo si ngufashe nubwo uri umuturanyi we.
Sabe arama uriya na Sabe iyo adatsimbuka igipangu ntawe ari kuzamenya uwo ari we. Yego. Yari azwi n'abantu bakeya, nkanjye nari muzi kuko hari ikinyamakuru yakoragaho nari buvugemo aha cyandikaga, ariko nyuma yaho rero arakomeza arihisha akajya yihisha inyuma ya kamera. Kuriya gusimbuka igipangu niko kwatumye Sabe amenyekana tukamenya uwo ari we. Ariko byaranamuhiriye. Nta kumuhira. None se uribuka ko yamaze ubuhungiro, yamaze iminsi myinshi mu buhungiro azira gusimbuka igipangu. Yarihishe yarabuze uko yakwigaragaza. Uribuka ko Chita yaje akitereka akavuga ati niba hari umuntu ubayeho nabi ni Sabius. Niba Sabe yarababaye cyane ku buryo adashobora kuzongera gukandagira na hano kuri kamera kuko umugongo we ufite ikibazo gikomeye cyane kubera gusimbuka. Kubera gusimbuka. Njye nari nzi kubizi, gusa ibyo ntabwo aricyo twari tugambiriye kuvugaho, ahubwo twashakaga kuvuga ko ngaya cyane uyu ngo ni agaporomota. Yego. Gufata umudamu wawe ukaza ukamutereka kuri kamera atwite inda ari imvutsi ni ibintu bibi cyane. Abantu nibabibona baraza kubivugaho ukundi kuntu, kuko niyo witegereje ibintu biba byaje kuri social media nta bugaruriro biba bifite. Ntabwo. Kuko nk'uyu mwana, ubusa uyu mwana navuka bazajya bavuga bati dore twari tugutwite twicara kuri kamera. Buriya nari ngutwite amezi amaze kuba 9 cyangwa amaze kuba 8 ndi hafi kubyara. Ubona ko Miki iyo yicaye kuri kamera ubona afite wa muniho w'umugore ukuriwe. Umubyeyi. Wowe nawe uri umubyeyi ufite abana, wateye inda umudamu wawe aratwita. Mbwira cyagiye umubyeyi abagize amezi 8 kugira ngo umwana avuke, umwicaje kuri kamera. Yego. Ibyo bintu, iyo shusho ubivuna ute? Ubundi biriya yego gufata amashusho nabyo yenda ni ubusirimu mu rundi ruhande, ariko ntago biba biri ngombwa yuko ari amashusho ajya hanze umwana ataravuka. Kuko mu isi tubayemo turi mu isi y'ishyari. Umuntu ashobora kukugirira ishyari kuko hari igikorwa cyiza wagezeho nawe akaba yumva yifuza kukigeraho, ariko hari n'ureba akabona cya gikorwa atazakigeraho akavuga ati rero kugira ngo uriya muntu mbe ndi kuri level imwe nawe kiri afite nta gihombe agaruke turinganire ku meza. Rero iyo ubikoze nka kuriya ukagenda inda n'inyarwege niko bakunda kubivuga mu Kinyarwanda, ukicara kuriya hari umuntu ushatse akaba amaze imyaka 15 nta niravamo. Yego. Aravuga ati rero uriya muntu buriya arimo aranjomba ibikwasi. Kubw'ibyo kiriya kida cyakavuyemo. Nawe biriya bitwenge afite bikajya hasi, none nge nawe tukaba kuri level imwe dufite agahinda. Uvuze aho hantu itunyibutsa. Miki ni umukobwa cyangwa se ni umufiyemeri uri proud. Yego. Cyane kuba yarabyariye iwabo. Yego. Kandi abandi bakobwa ubundi abazi ubwenge ngo bazi ubwenge amada bayakuramo. Yego. Ajya aza gutya akabwira abantu ati buriya iyo ufashe umukobwa ukamutera inda yandi akayikuramo, umwarimu ugejeje igihe cyo kubyara akajya abona uwawe arimo arakura, buriya we ntagira ishyari. Umva nawe yakora ibishoboka na wa wundi wawe nawe akamuhikiruza agapfa kugira ngo mwese mwitwe ba mama nyakwigendera. Niyo mpamvu rero Miki umuvugizi w'abafiyemeri agomba kwitondera izi kamera yicaraho. Ngewe mbivuze gutya, mbivuze ninjye ubivuze bwa mbere, ntago abandi bari barabibonye. Miki ni ukuri kw'Imana ntago akwiye kuza kwicara kuri kamera atwita inda ingana kuriya azanywe n'umugabo we ngo ni agaporomota. Nyine byo nibyo nakubaga amashusho yo kuyafata bakayafasha ariko bakayabika. Kuko ndabyibuka Nyiranzayino ajya kubyara, nyuma yo kubyara kwe twabonye amavideo menshi yasohotse. Video yasohotse bwa mbere yari iyo ari kwa muganga, bimwe bita kwarama, ategereje kubyara ari kugize. Izo video zasohotse amaze kubyara umwana muteruye mu biganza.
nyuma y'iyo video yabyaye twabonye izindi video noneho yagiye gushopinga atwita umwana agiye kugura imyenda nyine yo kuzateruramo umwana. Wakwibaza uti izo video ko byanga bikunze zafashwe mbere kuki zitasohotse zigasohoka nyuma y'uko hasohotse video ateruye uruhinja? Ikintu yatekerezaga, yego, yatekerezaga yuko uriya mwana adashobora no kuvuka. Yego, bigenda nabi. Nyine na rya shyari ry'abantu bakavuga ati cyo cyagiye kugura umwana imyenda, twebwe no gutwita byaranze, ugasanga bamugiriyeyo. Abanyarwanda nuko bamera. Yego. Ariko nyine muri Afurika hose ibyo bintu by'amarozi bibamo. Yego. Ntabwo turasirimuka nk'abazungu, ngo natwe nyine twumve yuko niwe umuntu ageze ku kintu cyiza natwe dukwiye kurwana tukakigeraho, byakwanga tukihangana. Yego. Nicyo kintu rero yari agamije kugira ngo byibuze azakore icyo bita celebration, target ye yayigezeho. Niyo mpamvu rero ndimo mbwira Miki, abwira Aga umugabo we, famiye nziza, yerekana ikimenyetso cy'urukundo muri entertainment. Yego. Kuko buriya ngo abasitari ngo baragoye ko bakundana ngo kandi ngo bagakora urugo bose ari abasitari. Twarabibonye kuri Migi na Aga. Rero bakoseye n'aka kantu ko kuza kwitereka kuri kamera, bazagaruke kwitereka batwereka uruhinja rwavutse, bongere kugaruka batwereka umwana arimo akura. Ariko ibintu byo kugaruka kugenda basubizanya na Bansabi, uje bamusubiza, basubiza ba Jackie, bamenye ko bamaze gukura. Erega bakabe bafatirwaho urugero. Ariko nyine mu kuza gusoza, ndagira ngo uze kuntandukanyiriza aba bantu babiri, Nsabi na Regis. Yego. Ko ndeba bose bari kwitwara kimwe. Nari nzi yuko wenda umuntu wari hafi cyane cyangwa se bagakwiye kubugira ishyari ari Regis. Nsabi we rino shyari arije mate. Kuba warabanye n'umuntu bitandukanye no kumugirira ishyari. Iri shyari rya Nsabi riri gukomoka kuki? Urambye ngo ntutandukanyirize Nsabi na Regis. Yego. Ni ukuvuga ngo Regis ni umu ex wa Miki. Nsabi akaba inshuti ya Miki. Muri abo bantu bombi ninde bagakwiye kugira ishyari? Muri abo bantu bombi ngira ngo Regis ishyari rye ryarashize. Yego. None we riraje tutazi n'icyo riri guturuka. Yego. Niwe usigaranye ishyari. Ubwo rero iri shyari rya Nsabi nawe narigabanye. None se nawe yaba yarafite uburyo ndari mu keba wa Regis ariko mu buryo bw'ibanga, nawe akaba yarababajwe nuko nyine yabakatiye. Ubu ngubu akaba ari bwo yumva guceceka binaniranye. Nsabi ashobora kuba yaratekereje ko Miki iyo akomeza agakundana na Regis aribwo yari kugira amahirwe cyane, cyangwa akumva arabyishimiye. Yego. Kubura hari igihe ufite nkawe Gadi ushobora kugira umukunzi, ariko njyewe umukunzi ufite nkabona ntabwo mwishimiye. Wabona ariko Nsabi byari bimeze. Abantu nka Nsabi rero biyahuza amagambo ndetse ashobora no kubaviramo ibyaha bishobora gutuma bafungwa. Wabagiriye ihe nama? Nabagira inama nk'uko Miki yabivuze ati rwose Nsabi ntabwo nshaka ko ukomeza kugenda umvugaho ibintu bitari byiza. Cyambere uramutse utwite umuntu utwite ukaba ufite n'umugabo, umuntu akaza akavuga ati iyi nda utwite si wo mugabo mubana kandi muzi ko mwanasezeranye. Yego. Ibyo bintu wenda nuko aba ari entertainment, ariko bivuze mu bandi bantu batari muri show busy, ibyo bintu byafatiye intera. Yego. Ubwo rero nkabwira Nsabi nti garukira aho ngaho, wikomeza kwinjira cyane muri iyi famiye ibanye neza gutya. Yego. Twiganire ku musozo rero. Yego. Dushimira abakunzi bacu badukurikira bari impande zose z'u Rwanda. Turi hano ku Ivuko TV ndetse no kuri Novo Empire. Abantu bakomeje gukora subscribe kuri ayo macana yombi tubashimire, ndetse n'abatarayikora ariko tubibutsa yuko iki ari cyo gihe ari wo mwanya. Rero ngiye nyuma ya kamera na Rigadi Kwizera. Nawe Soyinka wiyibutsa abakunzi bacu kugira ngo bajye barushaho kukumenya neza. Yego, ndabakunda cyane abantu rwose bo ku Ivuko. Ku
ku ivuko TV. yego Ubwo mbwiye abo ku ivuko TV, Mm, nimunyarukire kuri Novo Empire mm, nanjye munshyigikire. mm, Ndi umwana mutoya ukeneye gutera imbere mm, nk'abandi banyarwanda bose. mm, Ndi urubyiruko, mm, ndabasabye nimunsapotinge, mm. ubundi umugisha tuwusangire. yego abo kuri Novo Empire se bo kutababwira? Abo kuri Novo Empire nabo Mm. bagende bakande kuri Gade Kwizera, nubwo ni ku ivuko TV, ubundi nabo bamusapotinge. Ni umupapa ukiri umujene nawe wifuza iterambere, akifuriza n'abandi iterambere. yego rero reka tubashimire cyane, murakoze, ciao ciao. Murakoze cyane.